Hello Bamboo Lovers. Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Bamboo Rwanda TV, bahaye ikaze kurikirane ibintu bikozwe mu migano ngiye kubereka aka kanya tuvugana. Mwitegure mu gufungura iyi video, murebe, mukurikire neza, mwumve neza ibisabwa n'amabwiriza. Mbigishe, mbasobanurire, mbereke ibyiza bikozwe mu mugano nk'uko bisanzwe, nk'uko ariyo ntego y'iyi channel yacu yitwa Bamboo Rwanda TV. Bahaye ikaze rero, abatarayikanda ndavuga subscribe, ni muwe tayari mukande, ni ukujya aho hasi munsi ukabona ahantu handitse subscribe, ugakora no kunzogera, ubundi tukajya tugendana buri munsi ubwo uko nshyizeho video mukayireba. Ngaho uhumbya arahomba. Twagiye. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Bamboo Rwanda TV, namwe mwakanze subscribe ndabashimiye, kandi namwe muzayikanda muri uyu mwaka mbaye mbashimiye. Mbahaye ikaze kandi twakira neza abantu kuri iyi channel ya Bamboo Rwanda TV. Ndashaka kubashishikariza ko mwakanda subscribe muri benshi, mukajya mubona ibi byiza byose abandi babatanze kubona. Ndetse si ukubireba gusa, ahubwo turanabyigisha, twigisha gukora ibyo bintu ku muntu wese wakanze subscribe. Ndabizi neza ko atazavuga ko kwikanda kwe ntacyo byamumariye. Bizamufasha kwiga, bimufashe kuba yakwiteza imbere, bimufashe kuba harimo wakenera izo ntebe yanazibona nawe, yenda ari yarazibuze akazibonera kuri iyi channel, ndetse akazanarangira na mugenzi we waba warifuje kuzibona. Hari intebe zigiye zitandukanye, hariho ibitanda, hariho utubati, hariho inyubako, hariho ama etajeri, hariho ibintu bigiye bitandukanye aribyo nshaka kuzajya mbereka. Nk'ubu ngubu urabona ko ni nk'akaberso k'abana, nk'abantu bakora za shuti, cyangwa se nk'abantu baba bafite ibyumba by'abana, ushobora kugashyiramo umwana wawe akajya, igihe uri kumwigisha nko kugenda, kugira ute kumushimisha. Umwana umushimishije nawe arishima. Ari two akari agatanda, kano kaberso ko hagati, kano kandi gakurikiyeho kari agatebe. Abakora za shuti bafite za studio bagomba, cyangwa se bashobora kutugana nabo tukabahereza ibintu bizajya bituma babona abakiriya baza gukoresha za shuti, za sunbed, ibitanda byo ku mazi, abafite za piscine zakira abashyitsi cyangwa se zakira abantu baje kwiga koga. Ibitanda ni ngombwa. Bakeneye intebe zo mu ruganiriro, bakeneye izo kubaraza, izi bazikoresha. Abakeneye ya matara agabanya urumuri, abari n'imitako nyine, ntabwo ari ukugabanya urumuri gusa, ahubwo n'imitako, abari n'imitako. Izo zitwa abajuru, ziba ziri ubwoko butandukanye kandi aba ari nziza cyane. Wakwiga kuzikora, wazikoresha iwawe. Intebe nziza yo wayitereka muri jardin, kubaraza. Abadekorateri namwe twarahageze kugira ngo tubafashe, mujye murakorera amafaranga mudekora mu bukwe, namwe mwifashishije ikintu gikozwe mu migano. Intebe, ameza bimeze neza, urabona ko ari sawa. Intebe zo muri shooting wazikenera. Urabona iyo ntebe ndakeka nta handi wigeze uyibona, kandi ni umugano. Urabona ko nta kitwaye, imeze neza. za vaze z'indabo, intebe nziza washyira muri salo. Urabona harimo utw'abana. Muri za coffee shop uba ushobora gukoresha izi ntebe, kandi umuntu yakwigisha no kuzikora
ubwo rero ndagushishikariza kutugana cyangwa se ugakurikirana amakuru yose kuri iyi channel ya Bamboo Rwanda TV, undi ukazajya witeza imbere. Ibitanda byiza byo wakoresha mu cyumba cyawe ukajya uryama neza binyuze mu mugano. Igitanda cy'umugano kimeze neza, kimwe kidasaza kabisa, kimwe kidasaza, wanakwiga kugikora mu minsi mike. Intebe nziza ziryoshye kabisa, nazo ndagushishikariza kuba watugana cyangwa se ugasura iyi channel yacu ukajya urazireba. Ibi bitanda byo kuri pisine nakubwiye ko tubifite. Intebe nziza zo gushyira muri bariko mu busitani bwawe. Kuziga ni ibintu byoroshye cyane, biroroshye. Za sunbed, za ntebe zo kuryama ukicunda, urabona ko nazo ziba zihari. Abajuru, itara ryo watereka iruhande rw'igitanda. Intebe washyira muri salo, urabona ko iyo ntebe uyiteretse muri salo yaba iryoshye kabisa, ari umutako, uburyo bw'umutako. Kuyikwigisha ni ibintu byoroshye, n'ubuntu. Dore nk'abo bari baje kwiga, barize, baraminuza, baragitaha, benshi ubu bari mu kazi. Za berso z'abana, ufite uruhinja rwose watugana. Ufite iwawe inzu imeze neza, wabushyiramo intebe zisa neza, izo zitwa sofa. Ushobora kwibaza ngo izi ntebe ni mu Rwanda bazikora? Mu Rwanda barazikora, nanjye ndazikora, nawe nazikwigisha ukazikora, ndetse ukaba n'umugabo wo kubihamya. Abana nabo ntibatanzwe, abana nabo ntitwabibagiwe, tubakora intebe nziza. urabona utwo dutebe ko ari sawa, umwana wawe ukamwicaza akanywa icyayi, ariko gatebe nka kariya nakwerekaga. Urabona aho ngaho nari ndimo gukora ikimenyimenyi cy'uko mu Rwanda babikora. Icyo nicyo kimenyimenyi, uwo niwe mugabo wo kubihamya. Intebe nziza zo gushyira muri salo, uri umusiribateri ukigurira agatanda nk'ako ngako, cyangwa ukiga kugakorera kuri iyi channel. Bagatereka iwawe kandi ukajya uraryama, uko ugezeho uje kugusura akabona ko uri umusirimu cyane. Intebe zo mu baraza, nk'abantu bikundira agasembuye, namwe ntimwacitswe, ndetse turanubaka. Iyo ni inzu twubakaga, buri udakina imigano ni ikintu gikomeye cyane. Urubaka ugatura bitagusabye ngo amatafari b'icyoya, imigano gusa, ubundi ukubaka inzu iryoshye imeze neza, ndetse izageraho ikinjiza n'amafaranga, bagusura baza kure.